indirimbo irimo kumfasha muri iyi minsi. Mbonye hari Imana mumugisha mwinshi kandi Imana ikomeze kumwongera amavuta menshi. Amen. Hallelujah. Ndashimana ko ndi hano mu Budage. Nari mbakumbuye nubwo rimwe na rimwe muze munyegeza nk'umushitsi ariko nzagira ngo umusangwa. Ariko Fidele hari ijambo yavuze ubwo sinarisubiraho nyine niko bazashaka kuvuga ariko ndi umusangwa. Si byose ndibwira ko mubonezerwa nuko mu musangwa kuruta uko mu mushitsi kugira ngo mumbohokeho naje mbahokeho kandi tubane muri zose. Amen. Kuko hano no ubwami bw'Imana turimo twubaka kandi twese tugomba gufatikanya. Rero ndashimira abashumba b'itorero kuba baduhaye umwanya Imana ibamugisha mwinshi. Uyu ni umwanya w'agaciro. Rero iyo bawuguhaye ugomba gushima. Amen. Katuganira ijambo ry'Imana. Baseze ntabwo ndi busuye gusenga. Dufate Bibiliya zacu dusome mu gitabo cy'Abaroma ni igice cya 12 ku murongo wa mbere kugeza ku wa kabiri. Haravuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima bizera bishimwa n'Imana ariko kuyikorera kwanyu ukwiriye kandi ntimwishushanye n'abiki gihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha aribyo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Hallelujah. Turaza kongera gusoma handi ariko ndagerageza kubivuga ntabisoma cyane. Imana muri no minsi hari ijambo yampaye cyangwa se yampaye rivuga hejuru yo kwitandukanya n'umuntu wa kamere. Amen. Ubushize igihe nari ndi hano twaganiriye hejuru yo gukiranuka. Uyu munsi turaganira hejuru ijambo rivuga ngo kwitandukanya n'umuntu wa kamere. Amen. Ndifuza ko tumenya umuntu wa kamere ni uwuhe, uwari we, hanyuma uyu munsi dufate umwanzuro wo kwitandukanya nawe. Amen. Hari undi turi bufate nzikuza kubabwira. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntibishoboka ko umuntu wa kamere yanezeza Imana. Iyo ngiyo tuyigire nka siroga cyangwa se n'Imana yita referensi uko nahita ari cyo ushaka mu mutwe wawe. Uvuga ngo ntibishoboka ko umuntu wa kamere yanezeza Imana. Numara kubishira mu mutima wawe ko nta bidashoboka. Ugira hano wishakira rero. Amen. Ugira hano wowe wishira noneho ushake nimba ushaka kunezeza Imana. Wifuze kuba ahantu ho kunezeza Imana hatari kuri wa muntu udashobora kunezeza Imana. Hallelujah. Hallelujah. Usonye imirimo ya kamere mu Bagalatiya ntabwo ni bisubiremo murayizi. Uwashaka kwisoma ni igice cya 5 ku murongo wa 19 gukomeza. Ariko ubu ngubu nashaka gutera ku bintu bigera kuri 2 cyangwa 3 ibintu byanduza umuntu cyangwa se ibintu bigira umuntu wa kamere. Amen. Ibintu byanduza umuntu akaba umuntu wa kamere arizo dushaka uyu munsi kugira ngo twiyambure duhinduka abantu bahindutse by'ukuri. Abantu bambaye imbaraga z'Imana cyangwa se abantu bahindutse bafite uwundi mubiri atari wa wundi wa kamere. Hallelujah. Amen. Hari ibikorerwa imbere muri wowe, hari ibikorerwa imbere muri jewe, hakaba n'ibikorerwa inyuma. Hallelujah. Amen. Ibikorerwa imbere nizo bifite ingufu cyane kuruta ibikorerwa inyuma. Mpamye neza ko washoboye kurinda ibikorerwa imbere, ibikorerwa inyuma ntibizakunanira. Siko bimeze? Ndazo kuyabwira rero. Ibikorerwa inyuma hari ibyo numva
byinshi mu matwi yanje, hari n'ibyo ndeba, hari n'ibitekerezo by'abandi bantu bintwara akabizo ngenderamo. Haleluya, amen, haleluya, amen. None hano nakwibaza nk'ikibazo, iyo tuvuga ngo itorero cyangwa se ngo umutima wacu, nuvuga ngo umutima wanjye niryo torero ry'Imana, siko tuvuga? Nemeza ko twemezanye ko ino nzu atayo nzu y'Imana, ahubwo inzu y'Imana ari ingiri umutima waje. Kuko umutima arazanye hangaha n'uwawe niwe uhurira muri ino nzu rikitwa itorero, ariko umutima imbere ni aho Imana iba. Imana ntiba muri zino nzu. Yavuze ngo sinaba mu nzu zubatswe n'iki n'abana b'abantu, ahubwo mba mu nzu niyubakije nyine, ari umutima wawe, ari umutima waje. Haleluya, haleluya. Iyo mitima rero cyangwa se aho ngaho Imana iba ni hehe? Ni mu mutima. Uwuhe mutima? Iyo tuvuga ngo ndi itorero rya Kristo cyangwa se uyu mutima wanjye ni itorero rya Kristo, ntabwo ari imitima yose. Amen, amen. Hari imitima yahindutse n'imitima itarahinduka. Nukuvuga ngo rero ntabwo Kristo aba mu mitima yose, aba mu mitima yahindutse. Haleluya, amen. Wa mutima wahindutse utakiyoborwa na kamere niyo torero ry'Imana. Nimba rero tuvuga ngo turi itorero rya Kristo, hari aho Kristo aba, hakaba n'aho ataba. Iyo mvuga kuhaba ntabwo mvuga ku, nukuvuga ngo simvuga kuwa control cyangwa se kuba ahari gutya. Oya, ndavuga ku ahantu yicara. Ndavuga mu byicaro by'Imana cyangwa se mu byicaro bya Kristo. Iyo mvuga Imana mavuga Yesu, mavuga umwuka wera, kuko ni umuntu umwe. Haleluya. Ikibazo cya kabiri twibaza, iyo birivuga ngo ubwoko bwanje burimbutse buzira kutamenya, hari igihe tubivuga ngo, iyo mvuga ngo namenye ijambo ry'Imana, hari igihe nifata nk'uko narisomye nzi kurivuga neza, nshobora kwitondagura kandi no kwindi gipane nkavuga ibindi uko byanditse nkabisubiramo. Ntabwo ari uko nguko kumenya, ahubwo ijambo ry'Imana avuga ngo biravuga ngo ubwoko bwanje burimbuye buzira kutamenya. Kutamenya iki? Kutamenya ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ntabwo ari amagambo dusoma, ayo dusoma so gusoma, kuko n'umupagana ashaka kuyasoma, siko bimeze. Ariko ni ijambo ryahinduye ubuzima bwanje. Amen, haleluya, amen. Ijambo ryaguhinduye rero niryo rizarihindura ubugingo bwanjye. Niyo birivuga ngo barimbutse bazira kutamenya, suko batabyumvishije, ahubwo nuko ritahinduye ubuzima bwawe. Amen, amen. Uyu munsi ndifuza yuko tuba hano hantu twamenye neza niki Imana ishaka yuko tumenya, niki Imana ishaka yuko twumva kugira ngo ubuzima bwacu buhinduke. Haleluya, amen. Aha twavuze rero, twavuze yuko hari ibintu byinjira mu muntu, hari ibintu byinjira muri jewe, hakaba n'ibituye muri jewe. Aho niho tuza gushakira kugira ngo guhinduka k'umuntu, kugira ngo ahinduke umuntu utari WAKAMERE. Haleluya, amen. Igihe ubwoko bwa Isirayeli cyangwa se bwatwawe h'iminyago, ariko navuga batwara umwami, nuvuga ngo batwara umwana wo mu Isirayeli bamujana ku mugaragu ariwe Namani. Ibivuga yuko Namani yari umugaba w'ingabo, yari umugabo ukomeye, siko bimeze. Ariko nubwo yari ameze neza, nubwo yari yambaye neza, nubwo yari ahagaragara neza muri nose turimo, yari afite ikibazo. Amen, yari afite ikihe kibazo? Yambaraga neza akabera inyuma, ariko imbere hari hapfuye. Ntibyatumye Namani anezezwa nuko yambaye inyuma, ngo yumve yuko ari umusirikare ugezweho, nuvuga ngo utanga itegeko bakarigenderaho. Ahubwo yasanze yuko nubwo yambaye neza, nubwo ameze neza, nubwo abandi bamukomera amashi, nubwo abandi bumva yuko ari umukuru, hari ikibazo yari afite. Ikibazo yari afite rero nticamuhaye amahoro. Amen, amen. Nticamuhaye kunezerwa ngo yumve yuko atuje, ahubwo yumvishemo yuko muri we hari ikintu kitagenda. Ikiyoje twebwe abakristo b'iki gihe cyangwa se abiyita abakristo, nuko turi bukunezerwa nuko twambaye neza, ukanezerwa nuko watebeje neza, wambaye umwenda ugezweho, ariko nyamara uwambaye ku bintu bitari byiza. Imana tubabarire.
Haleluya. Turi mu kunezerwa nuko hanze badukomera amashi, ariko nyamara tuzi neza yuko Imana yerekeyeyo mu maso yayo ku buzima bwacu. Turi mu kunezerwa nuko abantu batuvuga neza, nukuvuga ngo ubu nyine mbwiye umuntu ngo uri umupagani, icyo ni icyaha gikomeye cyane. Kubera iki? Kubera ko nukuvuga ngo ahita yumva ko mucira urubanza, ahita yumva nkaho mushize ahantu habi, ariko nyamara ibyo akora bijanye n'izo mubwiye. Iryo zina rero ntawe unezerwa no kuryiyitirira. Amen. Twese tunezerwa no kwitwa aba Kristo, ariko nyamara ntitwahinduwe nawe. Haleluya. Rero nifuza yuko izina ry'umukwitwa umukristo uyu munsi utangira uyiyite, kubera kuko hari ibyahindutse muri wowe. Ariko niba ko hari kitarahinduka, ubanze urwane no kugira gute no guhinduka muri wowe, kugira ngo uhinduke uwo shaka, uwo Kristo ashaka kuba we. Haleluya. Haleluya. Aha twavuze ngo Kristo aba mu mitima. Nakubaza ngo ese iyo tuvuga ngo Yesu abahe cyangwa se Kristo abahe, akenshi tuza kusengera tuvuga ngo tugiye mu materaniro, siko bimeze, tukumva yuko turi buhure na Kristo. Ariko reka ngubwire, tushobora guhura na Kristo utazanye nawe, siko bimeze. Tushobora guhura nawe hano mu materaniro utari kumwe nawe, kuko ntaba hano abamo, kandi muno niwe tugendana. Iyo ninjiye ahantu hari umwijima mba ninjiranye nawe, hahandi nta wundi muntu nkabona nta muntu undeba, mba ndi kumwe nawe. Iyo ni hahandi ntuye hamwe nzafata tere ngahura nabo tuvuga ururimi rumwe, hashize amasaha nk'isaha, hamwe utekereza ko nta wundi muntu ushaka kukumva, hamwe uze kuri telefone ukavuga ngo reka ndeko nta muntu. Hari igihe umuntu aguhamagara ari ibintu wenda biri ngombwa, cyangwa se udakende ko ni muntu yumva muvuga ururimi rumwe, uvuga ngo mureka mansoke, mureka manze ngenje cyo kuvugana. Hahandi uzuja utekereza ko nta muntu ukureba, nibo mpamvu muri kumwe. Amen. Amen. Haleluya. 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 Aho rero hitwa ahera kubera ko hahindutse. Umunsi Yesu yacikanaga ku musaraba, ngo wa mwenda wari ukingirira ahera ngo waratabutse. Ubundi cyaziraga yuko buri muntu wese ajayo, siko bimeze, nta n'uwari wemereye no kurangizayo, hagendaga umuntu umwe gusa. Kandi nawe si buri munsi ngo upfa kugenda so ko nije ko nshaka, oya, yagombaga kubanza akitunganya neza, akamenya neza ko ameze neza imbere y'Imana. Icyakabiri, ntiyizeraga yuko ameze neza. Bagombaga kumuhambira kugira ngo agende ahambiriye, nacikanirayo bakurura intumbi, kuko sa ahantu wapfaga kugera ngo hagere gusa kubera kuko ngo nahagera gusa, oya, hari ahantu hadapfa kugera abantu umwe wenyine, kandi nawe ngo mu mwaka. Murukuntu harekomeye. Amen. Amen. Ariko twebwe Yesu amaze kuza, amaze kubirangiza, ngo harya hari hagize gute, harahera hahandi twavuga ko tutagera. Igitambaro cyashanyutse hahinduka aha buri muntu wese. Niyo mpamvu Yesu aba mu mitima. Amen. Haleluya. Yesu iyo aje kuba yicaye muri kino gihugu, muri kapitale, hari abatomugeraho, siko bimeze. Iyo aza kwicara muri Hanova ahantu runaka heza, hari abatomugeraho. Iyo aza kwicara muri rusengero, abicaye inyuma ntabwo bamugeraho. Ariko byabaye ngombwa yuko hariya hose hari hafunze, yahafunguye kugira ngo buri muntu wese noneho yigerereyo. Amen. Amen. Haleluya. 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 Aho ngaho hitwa hera, aho twavuze hitwa hera, ntabwo ari muri wa mutima gusa, ahubwo ni muri wa mutima wahindutse. Amen. Amen. Ni muri wa mutima wakira ijambo ry'Imana, wa wundi wari upfuye uzize kutamenya, ariko umaze kumva ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana riraza mutima wawe rirawuhindura. Haleluya. Ubushize twaganiriye ko iyo umuntu akishijwe
ntabwo igice cy'umubiri ari cyakira Yesu, n'igice cy'ubugingo cyiwe sicyo cyakira Yesu. Oya, ahubwo umwuka uri muri we niwe uhinduka kuba muzima. Amen. Kuko uyu muntu iyo atari muri Yesu aba afite umwuka upfuye. Yesu yamaze kuwuzamo arawumurikira. No, iyo amaze kumurikira uhinduka muzima. Nukuvuga ngo uwari intumbi aragenda. Amen. Kubera iki? Kubera ko umwuka w'Imana wahinduye ubuzima bwiwe akaba muzima. Kandi uwari umujura uwamaze gukizwa uwo munsi ntabwo umujura bushira uwo munsi. Amen. Hallelujah. Ntacyo bitwaye Satani gutonda kwawe uza hano. Ntacyo bitwaye guhora mu masengesho yo kwa gatatu. Ntacyo bitwaye kubyuka amajoro usenga. Ibyo ntacyo bitwaye. Gusa ikirwana naco ndikimusa no kugira ngo tuhiruke. Imana tubabarire. Witwa umukristo wo mu rusengero rwa Elim cyangwa se ahandi n'ahandi wabusengera hose ariko utarahindutse. Ibyo niyo ntambara igwana nayo. Ntikira bavuga ngo kuko bashitani ngo wumve ngo muruva ngizina rya Yesu. No, iyo utari muri Yesu ukarivuga ni ubusa. Muribuka abasengeye umusazi. Byagenze gute? Ntibashamije imyenda. Ntibavuga Yesu. Ariko bavuga ngo Yesu utari muri bo. Umwe ba Paulo batubwiraga. Bivuze ikirere. Bivuze yuko kubaho utarahindutse biruta no kuba utarabayeho. Icya kabiri biruta no kwitwa yuko wahindutse kandi utarahindutse. Amen. Kuko umuntu wahindutse niba ufite ubushobozi bwo guhagarara agakora icyo Imana ishaka. Hallelujah. Amen. Muhinduke mu mitima yanyu. Kuko ijambo ryaguhinduye nijye uzahinduza abandi. Amen. Ntabwo ari ijambo uzi gusoma, ntabwo ari ijambo uzi gusobanura neza. Ushobora kuyisobanura neza cyane bakaba ngo uyu muntu afite ubwenge bwinshi, ariko ubwenge siko buhinduka. Hahinduka umwuka w'Imana uri muri wowe, niwo uba connected. Nukuvuga ngo wa mwuka w'Imana uri muri wowe wahindutse. Iyo wakiye undi mwuka mugenzi wawe yakira igitangaza gituruka mu mwuka w'Imana kidaturutse mu magambo yawe. Nico cyatumye umunsi Mariya na Marita bahuye abana mu nda bakavugana. Kubera ko bari buzuye umwuka w'Imana bombi. Amen. Ijambo ridahindutse umuntu uvuga ijambo ruho bitamuhinduye ntacyo yamarira abandi kuko nawe ubwiwe ntacyo yimariye. Amen. Hallelujah. Twifuze rero guhinduka kugira ngo tugire icyo twimarira kandi tugire icyo tumarira abandi. Twifuza gusa na Kristo kugira ngo yashora Kristo arihindukira mu bandi bantu kuko ishusho yaje siyo yaguhindura. No bivuga neza, no bipanga neza, ariko sizo byije mu mutima wawe. Amen. Hallelujah. Ibintu bitatu rero by'ingenzi ngibi. Hariho mu mwuka wawe, ariho mu mwuka wanje. Ariho twavuze ngo niho hakira Yesu, niho hahinduka. Hamara guhinduka noneho hakaba noneho mu bugingo bwanje cyangwa se mu bugingo bwacu. Mu bugingo ariko twavuze ngo harimo ibintu bitatu. Harimo amarangamutima, ibitekerezo n'imigambi. Hakongera no hakabeki mu mubiri. Ariho tso kugura kuko ino jambo twasoye uvuga ngo utange imibiri yacu. Ibi bitambo bizima byereshimwa n'Imana. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Twavuze ngo umuntu yakira umwuka w'Imana cyangwa se yakira Kristo binyuze mu mwuka we niwe uhinduka kuba muzima. Yesu akaba biravuga ngo Yesu atuye mu mitima yacu. Mu mitima yacu ni mu bugingo. Niho harimo amarangamutima, niho harimo ibitekerezo, niho harimo imigambi. Noneho hakaba ikindi gice kivuga ngo umuntu nukuvuga ngo mu mubiri. Hano ariho biravuze ngo utanga umubiri wawe cyangwa igitambo kizima ngo niko kwikorera kwacu ukwiriye. Hallelujah. Dukorera Imana duciye muri uyu mubiri. Duciye muri uyu mubiri gute? Ntabwo ari umubiri mwiza.
w'inzobe si umubiri w'igikara oya umubiri wahindutse. Haleluya. Umubiri wahindutse ndabibereka. Nukuvuga ngo hari intambara zitatu zazibera mu muntu ku kintu runaka. Urabona nk'ubu iyo mbonye tuvuye nka Cubahiro iyo ambwiye nabi siko bimeze wenda akanduka. Cubahiro amaze kumbwira ijambo bitanshimishije aribwira ibizinjira muri je. Nukuvuga ngo swat isha mu maso cyangwa risha mu matwi. Yamara kwinjira muri jewe icyo gihe bitari yohereza hehe mu bugingo amarangamutima. Noneho amarangamutima nayo ntarejisa vuba agahita yohereza hehe mu mwuka. Amen. Wa mwuka rero nukuvuga ngo ni ibintu biba automatic. Nuko nugira gutya nukuvuga ngo buzose bikubitira hamwe. Noneho urya mwuka rero ugahita ubwira ubugingo ngo bwira uyu mubiri toyajise mureke. Noneho ubugingo bugahita butanga igisubizo direct ku mubiri. Umubiri nawo ugahita ngo kamene urabona ko arantutse tunangana. Noneho icyo gihe ubugingo nuko umubiri ugahita ubwira ubugingo aturabona. Noneho akabikiganiro cy'ubugingo niki n'umubiri deje muka bawirangije ugahita none kamene urabona ko antuke mu bantu ifoke mwereka yuko kameme ntabwo tungana siko bimeze. Izo berehe umubiri ukananiza ubugingo kubera ubugingo ukabikina. Noneho mu mana y'abatemera bati okay birumvikana yagutse nyine kandi biragaragara ko atari byo. Icyo gihe no umubiri ukayajisa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Aha rero niho nshaka gusema iki twaravuze ngo mu bugingo mu mwuka wacu niho twagira umwuka w'Imana kandi ukishijwe ariko rero ushaka kuba warakishijwe ubugingo bwawe butarahinduka. Ubugingo ntibutegereje irindi burobutumwa, ntibutegereje abandi bashumba cyangwa se abandi bapasiteri, ntibutegereje ayandi magambo menshi, ahubwo bitegereje ko wa mwuka w'Imana uwemerera ukemera kuhindura ubugingo bwawe. Amen. Amen. Ukagenda unyoha ya marangamutima atariyo bya bitekerezo bikubwira ngo ugomba gukora gutya. Nukuvuga ngo ukemera ko umwuka w'Imana uza muri wowe. Noneho niyo mpamvu yesavuga ngo jewe nibera hehe mu bugingo mutima ngo ubugingo bugereranywa n'umutima. Iyo umutima wamaze guturamo Kristo haba hasigaye iki? Haba hasigaye uyu mubiri. None yesavuga ngo mutange imibiri yanyu ngo twitwa abakozi b'Imana kubera ko twamaze guhinduka by'ukuri. Amen. Amen. Ntabwo twitwa abakozi b'Imana kubera ko twize Bibiliya ngo badusengeye ku bupasiteri cyangwa se kwivuga butumwa n'ahandi cyangwa abaririmbyi cyangwa abanyamasengesho, kuko izo ngibyo n'abapagani babikora ndetse banabikora neza. Amen. Kugira ngo twite umukozi w'Imana nyawe ntabwo ariko tubihamya, nukuvuga ngo nta nubwo bihera hanze ahubwo bihera imbere. Haleluya. Amina. Nukuvuga ngo umwuka w'Imana uri muri twebwe urabihamya. Wamara kubihamya Yesu uri muri twebwe akabyemeza. Noneho Yesu uri muri twebwe ni wowe wemeza abo hanze yuko iki kuri mari kizima. Kubera iki? Kubera ko wahindutse. Haleluya. 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 Ntabwo ari uko tubizina cyane, si uko turirimba cyane tuzi kubyina. Oya, ahubwo nuko twemeye ko umwuka w'Imana yije muri twebwe agahindura ubuzima bwacu bukaba buzima. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Dore amakosa twashaka gukora kenshi twebwe. Inza shaka kugira ngo nitandukanye n'umuntu wa kamere, nkagira ngifuza ko bihera imbere no inyuma aguhera imbere gute? Okay, wena wese nzi ko bitababayeho. Hari igihe iyo wasengaga cyane kama nkuru no uyu munsi ngiye gufata icyumweru cyose ndavuga
mvuye masengesho meze neza sinshaka inyanduza ukazamugenda wabona ahantu bose ahantu hari abantu ukagenda kuhunga n'abantu uzi bashobora kukwanduza ukifata nimena telefone we ushobora no kwitaba ntuyitabe ukayishira ku ruhande kugira ngo wirinde hatagira ikikwanduza siko yemeze ariko ngubwire tubikora nabi iyo guhinduka guhereye inyuma ntago bikunda aho guhinduka guhera imbere amen niko ngo ntimuzi ko hari abantu dufite b'abapagani ariko bagira imirimo myiza irusha abita abakristo ni sibwa abakristo abita ko abakristo bo barahindutse amen hari abita abakristo badafite iyo mirimo noneho babandi batahi batafite imana batazi n'imana hari n'abatemera okay je ahomba hari abo dukorana benshi bahuye mu imana ntago bayemera niyo umubwiye imana azamarakara none bahagira ukuntu babigize neza muri system yabo ngo tugomba kugira umuntu bijanye n'imyizerere yawe iyo umubwiye deja mugatangira kugira ute bikibazo aho nukuvuga ngo babishize ahantu ku buryo badashaka kuzumva amatwi kuko ngo rero utemera imana utanayifite bagira imirimo myiza niyo benshi muzamubona bazafasha abana muri Afrika ariko twebwe abavuga ko twakeshejwe abenshi babananira siko yemeze timugiye bitoro hano abantu bamwe bazabatanga kandi bafasha bene nyina nabase n'abavyeyi bawo tibibaho se none so ngo umuntu wananiwe gutanga gufasha umuvyeyi wiwe none se nkano no utarafite ntarabahuriya iwe arabikora kandi abikora neza n'umutima mwiza cyane iyo ni imirimo rero twavuze rero guhinduka iyo guhereye inyuma kurapfa niba ukeneye guhinduka neza aho twavuze ngo kuba pagani uriya mpagani nubwo azakora imirimo myiza imeze gute ntabwo yitwa Kristo kubera ko yakoze byiza agomba kubanza kwakira umwuka w'Imana muri we ukaba muzima amen amen yabara ubugingo bwe ukaba buzima bwa bugingo bwe bwabaye buzima noneho wa mwuka w'Imana amaze kwija muri wo ugatera n'umubiri wiwe umubiri wiwe ntubukireba ukamera nk'aho Kristo yageze mu isoko ry'imburamaro akaragenda ahareba hejuru haleluya kubera ko yahindutse nuvuga ngo ibyisi nta kibiha amaso yiwe nta kibibona amen amen agera ahantu aho abandi ahandi bifuza bavuga ngo ahangaho ugeze ahangaho ugomba kwiba kuko ibi ngibi ugomba kubikora ngo ubeho iba kavuga ngo je sino bikora kubera ko umutima wanje harahindutse ntabwo bihereye inyuma aho byahereye imbere niho hahindutse kuba muzima haleluya amen umuntu rero agomba kubanza guhinduka yamara guhinduka noneho ahagira iki akizera nuvuga ngo ntabwo nimba nihanye icyaha uyu munsi ngo bivuge ngo kukucyashe burundu oya nimba waza kunywa inzoga zarakubaza iyo ugeze ku nzoga zazinonywaga ntabwo bivuze ngo ntizashize urwana nabyo ukavuga ngo wa mutima w'amaso yanje nubwo mbabibona ko birangurwa ariko nabiretse tibivuze yuko bitinjiye muri yo bikubwira ngo jayo haleluya amen tibivuze ko twabaye bazima burundu oya ari uko rero tuba turi mu ijuru twese umunsi wakindutse ubarahindutse nukuvuga ngo uri umwana mwiza gusa ari uko nta bibazo mw'isi birimo abara amahoro gusa ari uko nta ntambara ziba zihari abara amahoro gusa nta bwicanyi nta kugira nabi abara amahoro gusa bene data isho ntabwo ndi cyangarira hano umwanditsi yaravuze ngo mutange imibiri yanyu ari byo bigaragarira hanze ariyo y'amaso agukurura ariyo y'amatwi yumva akumva akaba yakushana tube kubwira nimba bavuze ijambo ukayikurikira ariko za bitekerezo bidahindutse by'abandi bantu bakuyobora hari abantu babaho badashobora kwibeshaho mu giti cyabo aho bagendera kuza abandi bavuze gusa rero iyo utagize ubwenge bw'Imana ngo umenye ibitekerezo bizima bigutwara utwawe n'ikije cyose haleluya amen iyo udafite umukana w'Imana muri wowe nukuvuga ngo ibije byose biza bigukura kubera kuko muri wowe ntabwo wahindutse ngo umenye mwese niki ciza ikibi nikihe ikiza nikihe
Haleluya. Amen. Kugira ngo tube abantu bitandukanyije n'imirimo ya kamere, nuko tugomba kuba abantu by'ukuri bahindutse by'ukuri. Ntabwo ari uko dusirimba hano tubyina igisimba. Oya. Si nuko tuvuga ngo hari umwuka w'Imana mwinshi mu gisimba. Oya. Umwuka w'Imana iyo winjiye muri wowe uraguhindura. Iyo uko tuvuga ko iyo twaneze, iyo uko tuvuga ngo hari umwuka w'Imana waje, nuko ngo iyo twasirimba turi umwuka w'Imana mwinshi. Nuko ngo mu bugingo bwawe hagomba kuba hahindutse. Aho kugira gutya ahubwo ndahinduka nkava ku kintu kibi. Amen. Amen. Iyo umwuka w'Imana yinjiye muri wowe araguhindura ukagira ubugingo buhindutse. Bwa bugingo buhindutse nibwo bumurikira wa mutima wa mubiri wawe nawe ukaba muzima. Wamara kuba muzima ugahinduka umukozi w'Imana by'ukuri wuzuye, ushimwa n'Imana udashimwa n'abantu. Abantu bagushima ariko iyo wihererwe ngo hanze bagushima. Ijuru ritakwemeye urihira ubusa. Bazavuga ngo dore wa wundi kandi aragarutse. Kubera iki? Ntabwo wahindutse. Kandi kabagwiza ukuri, iyo wahindutse muri wowe habe nubwo bo bakwanga gute barakwemera. Amen. Amen. Kandi titubikora kugira ngo twemerwe n'abantu, ahubwo tubikora kugira ngo Imana yongiriye ibyemere. Nta nubwo ari n'igikorwa nshakisha kugira ngo Imana yemere. Oya, je ngo nibishaka. Imana ikeneye yuko duhagarara mu bushake bwayo, yonyine ikatuyobora. Imana ikeneye konza ndi vide, nkaza umutima nkaza ukondi, yamara yonyine ikanyobora, ikankoresha, ikanjana, nukuvuga ngo ikanjana mu nzira ishaka. Haleluya. 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 Ibyo rero kugira ngo uhinduke nuko ugomba kwihana. Hakugeza uvuga ngo nazaga niba, nazaga nsambana, nari umuntu mubi udashobotse mu bantu, ariko uyu munsi ndahindutse. Kwihana ntabwo ari ukuvuga ibyaha ngo ubishire ku murongo, ahubwo ni ukuvuga ibyaha ukabivaho burundu. Amen. Amen. Ni ukuvuga ki nimba naringiye muri iyi nzira naza nkomeza ahangaha, bikaba ngombwa yuko nsanga yuko ino nzira atari yo, ndahindukira kandi inzira si zo kwirebamo, ndahindukira ngende muri ino nzira. Uko niko guhinduka. Guhinduka nimba nari umubeshi, kuva uyu munsi mbisezera nkavuga ngo sizosora kubesha. Amen. Amen. Burundu bikabihame. Abantu bamenye Imana mureke tugira amahame yo mu bisi y'Imana. Ibyo tuvuga tubyemere, ibyo tubwira abandi bibiri muri twebwe tube twarahindutse by'ukuri. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Twitwa abakozi b'Imana tutarahinduka by'ukuri. Kandi guhinduka by'ukuri ntabwo ari uguhera hanze, si uko mvuga amagambo meza ngo banyemere. Oya, ahubwo nuko mu mutima wanje wabaye muzima, ubugingo bwanje Yesu Kristo bwicayemo. Ari uzuvuga ngo kora gucya, hagarara hanga, vuga kibi. Hahandi ushobora kugira umuntu akambwira no akambwira ngo no tuvuge, nuko bimeze gucya uceceke, wowe tuze gusa ukumva ijwi ry'Imana. Niba abandi bafite Imana muri bo bagenda uko Imana ishaka, Imana izibwira ngo haguruka, hagarara, abandi bicaye ugahagarara. Hahandi uzugera abandi ko ngo none si ngubu se bigaragaye ko nije nyine. Oya, ntubuke ngo ngubu. Iyo umuntu ari umusazi, ibyo yakora byose hano tubona ko ari umusazi. Siko bimeze? Mureke tube nk'abasazi. Reka vuga gutyo. Tube nk'abasazi badafite ubwenge bw'uyu mubiri bwacu bwa kamere, aho bafite ubwenge bw'Imana. Imana ibwira ngo Patrick haguruka, icara hasi, kicara. Sindebe ngo pastor karandeba, sindebe ngo umubyeyi wanje karandeba hariya. Oya, nicara hasi, kicara. Haguruka ugende, kagenda. Titaye kuzabandi bavuga. Haleluya. Kugira imitima ihindutse nukugira Imana muri wowe ikaguhindura, ukagira ubuzima bw'Imana, ugahumeka Imana, ukavuga Imana, ukumva Imana, abantu bakakumva mw'Imana, ukaryamaho Imana iri, ukavuga icyo Imana ishaka kuvuga. Ikidakeneye kuvuga ntukivuge, nubwo gikenewe, nubwo abandi bumva ko ugomba kugikora, ukavuga kugene ni tuvuga ku rugero pastor hano ni pastor wanyu. Nibi Imana yabwiye ngo uyimuze ntuvuge, yari kuri gahunda yo kubwiza, yabwiye ngo ntuvuge, mumutegereje ko bakuvuga akicara. Ntabwo kuva mu kamere murabona muri se ngo ni jewe nose nintavuga biragenda gute. Oya, Imana yavuze.
amen tugire amahame y'ubwo buzima bw'Imana nibwo tuzahinduka Imana yishimira ntaco bimaze nta nico uzokumarira kumara imyaka umaze witwa ngo birimo utabirimo kandi turi mu rugendo ko turagenda buri munsi ejo twaravuze ngo turi mu gitaramo nuvuga ngo igitaramo umwe azasohoka agahurukira mu nzira yiwe undi agasohoka undi akagenda uri mu gitaramo abazi neza yuko igitaramo kiburangira akomeza natwe rero mureke tuba abantu bahindutse by'ukuri amen buno budage ntushake guhindura ubudage aho banza guhindura wowe umunsi wahindutse wowe ubudage uzabimenya umunsi wahindutse wowe abo muturanye bazabimenya umunsi wahindutse wowe umugabo wawe umwana wawe papa wawe uwo mubana abo mwigana abo mukorana mu kazi abo muzamuhura nijoro uhawe ukora n'imuzwa nijoro babandi batakubuze bazabimenya ntibisaba kubabwira ngo Yesu oya bazavuga ngo uriya muntu icoma nkamera nkawe kubera iki barakubona Yesu ni uzubwira muri twebwe ntabwo ari amagambo yangavuga ushobora kubivuga neza ariko bitarimo tashe imaze amen tugire imibiri yacu ibi bitambo bizima bizarishimwe n'Imana ngo niko kwikorera kwacu ukwiriye kandi tumenye ngo ntago bihera inyuma ahubwo bihera imbere umwuka w'Imana bafashe kandi neza